ugasanga nyine n'uwo ngo nawe abihombeyemo kandi atarakwiye kubihomberamo. Uri kumva aba bana ibi ikintu nge cya mbere ntanga kubera iki mushaka gufata ibintu byanyu mwapfuye zamani haba hakantu gatoya akaba aribwo mushaka kubigarura kubizana. Ibyo byo kwandika ngo mwanga afite drama, bose bafite drama, nta numwe udafite drama hano. Gute rero ahangaha Shadi bariza muri ikese Shadi babirimo Shadi bazamuke oya ariko Shadi barabiza ukuri ibintu biteye ukuri biteye umva Brian ukuri ibintu biteye urumva yego ye harimo ikintu cya animosity hagati nubwo Brian arimo kubica ku ruhande ashaka kuba too diplomatique urumva hano harimo ikibazo gikomeye kigomba na Shadi babirimo yego ye na Shadi babirimo uko ari ibyo bya Shadi byo ntabwo ari byo ndimo. Umva nimuvuge murangiza kuvuga nimwumva nimurangiza kuvuga turagaruka Godfather the contract urayibonye contract bari basinye nimba ari biki oya ntabwo nayibonye buriya wabyumvishe contract bwihari ntayo nabonye iyo contract ngiye nimugora bayimpaye urumva ibiporo ntago mba mbiremo n'ibiki byose ariko nayibonye hari iyo contract yari yanditse amazina harimo Yamano harimo Muyango harimo Shadibu harimo DJ Caspi harimo Nanoza na Teriski urumva so ibyabaye nyuma rero nuko ngo harimo abamwe batashatse gukorana n'abandi bitewe n'amabifu bafitanye urabizi nyine abakobwa urabazi yego na Brian yabivuzeho ngo nyine ngo nanjye ngo ndakorera ahantu dufitanye ikibazo of course birumvikana ntago wanyinjirira kandi Muyango urumva afite izina rirenze rya Ntuza Muyango ni ufite izina rinini. Okay, yeah. Of course niyo mpamvu wenda byarangiye ari gukoza igitaramo. So ikibazo cyari ni kingi kirere. Hari underlying issue y'igitaramo. Ikibazo naga igitaramo. Ikibazo ahubwo ni hari ibindi bintu bapfa. Ibyo bintu ni bihe rero? Bamwe barimo bashinja abandi bintu birabizi nyine bintu runaka. Bashaka ko batashaka kubivugaho n'uburenganzira bwabo. Ariko niba bashaka kubivugaho tonight. Oya bivuga nyine ni bubi. Durasasa inzobe deka. Nimba bashaka kubivugaho tonight ngewe ibintu numvishe. Manda zombi biraza kuvamo abantu babivunikiramo kuko baraza gushyirana hanze bimwe biteye ubwo bivuga nyine nimba ubizi nagira ngo nyine urabizi. Oya nje nabyo mvugaho ni kuko ntago ari nje nyiri ikibazo ndashaka ahubwo uwadutumiye asamure baje rubanza bazi sawa nari biwawe nyine ubwo byihorere ubwo reka rero ubwo ibyaba exactly ari nayo mpamvu banza wumve byagenze hano muri lokesi yabo yo gukaza uretse gato ya deka harimo umutipe witwa Madiva ariyo wateguye icyo gitaramo ari nawe ufite ubugambo bwinshi bamuhamagare bamuzane hano Madiva mubeze ni Madiva bose bazamure urakoze cyane Madiva uyu mutipe witwa banza wumve uyu muhungu witwa Madiva ndabyibuka ejo bundi avugana na Ntuza na Muyango kuri telefone sibyo kuko Muyango twari turi kumwe iyi afishe ubundi habanje gusohoka afishe ya mbere itariho Keza Teriski sibyo umva ukuntu bano bana b'abakobwa nta kintu cyada Shadibu ongera ushyira muri request Shadibu bari gushyira muri request arashaka kuzamuka uri kumva mane yego bano bana bari afishe ya mbere yabanje gusohoka ntago yari iriho Keza Teriski ubyumva noneho nyuma habura nk'umunsi umwe ngira ngo cyangwa iminsi ibiri uriya Munuza uriya ngo Madiva uwo mutipe witwa Madiva akoresheje waticatse ariko we nawe umuntu akivugira ko nawe umvugiramo gatuma nibagirwa ibintu wajyumba barakora ifite ubwonko buto habura iminsi ibiri uwo muhungu witwa Madiva itayongera yohereza indi afishe iriho Keza Teriski sibyo noneho uri kunyumva Godfa ndi kukumva nuko wambabuye noneho mana nge nagira umuntu ongera kumereza buno bucogo bwanyu bwo burabo bwa 200 mugumane niba mudashaka kuma gift mubireke mureke kuma buno bucogo urumva noneho Muyanga hamagara Madiva aramubwira ati Madiva Keza Teriski nago nge tumeranye neza ku buryo kubera iki utamaye ino afishe mbere
Keza ariho. Madiva aramusubiza ati Keza yabidusabye nyuma yuko ya joininga ino event niko kumushyiraho, ariko niba mutakorana Muyanga aravuga ati njyewe ntago tumeranye neza ku buryo twahurira mu kazi. Eida niba zakora njyewe ntago nzakora, niba njyewe nzakora we ntazakora. Madiva aramusubiza kuri iyo ni kuri telefone, uri kunyumva? Madiva aramusubiza ngumva ngo Keza Teriski n'ubundi ngo na bintu bya danje ngo nago rero ngiye ngo yarinda kujya kunyicira akazi ngo ariko ngo narimbizi ko mutameranye neza ngo kuko Keza Teriski yarabimbwiye. Uri kumva ko Keza Teriski barabivuganye mbere yuko Muyango bavugana? Ubwo uyu mutipe witwa Madiva baravuze ati oya ntari bibwo ngo ntago ndi umushyiraho kugira ngo nyine ngiye binyicira akazi kandi target ni wowe nyine, ni wowe dushaka. Ibyo bintu biba birangiye gutyo. Madiva afata telefone yiwe ngajya atwara ubutumwa kwande kwa Keza Teriski. Sewe ningira kubura connection cyangwa ni turi kukumva gataruko kandi turi kukumva. Uri kumva? Unuza uriya mutipe afata ubutumwa abujyana kwande kwa Keza Teriski. Keza Teriski nawe wenda urumva ko reaction kuvuga wenda ngo kuki se tutakorana ibiki umuntu kubuza umugati n'ibintu byumvikana, nawe arafata arapostinga. Ariko uwo muhungu witwa Madiva akaba n'ubundi asanzwe afata ibintu bimwe akabibwira nde Muyango bya Keza Teriski bavuganye. Urumva yuko nawe yongera agafata ubutumwa wenda banavuganye ko ntago umuntu uvuga undacecetse akongera akabutwara kwande kwa Keza Teriski cyangwa se akabujyana kwa Muyango, bukagenda butakimeze nkuko bwari bumeze kandi ari nawe wari wateguye iyo event. Buri muntu wese akaza yarakaye ahangaha avuga nyine ukuntu we abyumva. Uri kumva? Niyo mpamvu nababwiye ngo uyu muhungu uyu witwa Madiva ngiye uwo munsi bavugana kuri telefone yaba ntarabyiyumviye mbyiyumvira bajya gusinya contract. Muyanga ajya gusinya contract y'akazi nta Keza Teriski wari uriho, kuko iyo aza kubona Keza Teriski ntabwo yari kurindira ngo azabivuge ku munota wa nyuma, yari kubivuga ku munota wa mbere akimuna akavuga ati ako kazi n'ubundi nako wenda ngashaka ko n'ubundi Muyanga bafite ubuzi bwinshi. Ibyo uri kumva? Uwo Madiva niwe wajyanye ubutumwa. Uri kumva? Keza Teriski yigeze kumva arimo aravuga ngo yashatse nyuma ngo kuza kumurikodinga, ngo uwo muhungu garamubwira ngo yango burikodinga ngo bitaza ngo kugaragara nabi. Uri kumva? Uyu muhungu witwa Madiva njyewe ndakuzi. Madiva uravuga Madiva we, niba uri nanari hano, niba utanari hano bakuhamagare. Urimo urumva? Baguhamagare uze pe. Ariko amagambo numvishe wabwiye Muyango umubwira kuri Keza Teriski na kimenyi nuko nyine hari ibintu menshi pe kandi ibyo bintu uri kubibwira umugore w'umugabo man, ni nko guteranya ibyo bintu nawe byakubabaza. Ni ibintu bibabaje nyine. Niba umuntu ashaka kubwira ku muntu mukundana akakubwira ati runaka uyu mukobwa bigenda gutya cyangwa byagenze gutya, ibyo bintu se ntabwo bibabaje? Hanyuma rero Muyango ni poto se, Muyango ni moteri se, ku buryo wenda umutima we ku buryo umutima we udakora ku buryo nyine bamubwira ikintu ntababare. Nanjye ari njyewe none ngiye ukuru nanjye ngira ubwonko butoye. Ukimbwira umuntu ngo dufitanye bifu cyangwa ngo umuntu aranyanga sha, aho kugira ngo unyinjirire ahantu nakoreye wakinjira ngasohoka cyangwa bakagusora ngiye nkahaguma bitewe n'uwo bakeneye. Amahirwe nuko wenda ibimwa mwabivuze wenda biba biri buze no kurangira. Ikibabaje nuko nyine bigenda bikazamo ibintu byanyu bya kera, ibyo muba mwarapfuye kera, ibyo muba mwarakoranye kera, nyine ibintu byinshi cyane pe. Uri kumva? Ariko sheri nanone kuri Keza Teriski nanone gupostinga wenda ukavugamo ngo urabona ngo ibintu ngo bya mbere hano, buri muntu wese twese tuba dufite ibintu twagiye dupfa n'abantu kera. Ntago ari ngombwa rero niba hajemo ikibazo ngo windi uhituzana ngo ibyo bindi ngo bya mbere ngo urabona ngo byagenze gutya ngo runaka. Ese ubundi reka nkubaze, usibye ko ari ibi bintu mura mvuga abantu ntibabyumve, njyewe ubundi umukobwa ari we wese kari ibi ngibi bituma njyewe ntanagira n'umuntu dukundana ngo tumarane kabiri. Ubundi ujya kuba inshuti n'umugabo wanjye ku buryo ujya kumubwiraho cyangwa ujya kumugira inama, ubu inshuti n'umugabo wanjye nkande gute mu buhe buryo? Kandi nawe uramutse ubonye umukobwa ari kwikurura ku mugabo wawe ejo ngo bavuganye ibi ngibi ngo ni ibiki ngo ni besto, ejo undi muntu akaza akavuga ati barunaka bararyamana, ko nawe byakubabaza. Mujye muvugisha ukuri. Uyu Madiva rero, Madiva ndi kumama, mujye muvugisha ukuri. Madiva niba hari umuntu umuzi, Madiva nazi. Ariko Bria nkibisanzwe ahangaha turavuga kuri kumenyekane kandi ibintu bigiye ku murongo cyane rwose cyane. None niba ari nibyo bintu bapfa
Ego. niba banza wumve niba ari n'ibyo bintu bapfa niba ari n'ibiki nta ribi uwo wenda wabitangije avuga ati wenda ngewe icyo nkeka ni iki ngiki ariko ngewe ndahamya neza yuko uko kuntu Keza Teriski yabyanditse ibyo ari byo byose yabyanditse bitewe n'ukuntu message yamugezeho ariko uwo muntu wamuhaye message akaba ari umwe mu bantu nawe bajya bafata message akazanira nde Muyango akamubwira ati ibi nibi uwo muntu rero buri umuntu buri hagati y'abantu babiri wa muntu abantu hano bagira amagambo uwo Madiva akora inzara uri kumva dore ngibi muri commentaire kubisaba uri kumva umuntu akorera abakobwa inzara uri kumva rero umuntu wihorera mu bakobwa gutyo wenda batera wenda ni abantu bakorera abakobwa inzara ngo baranabacumi none se oya no kubacumita ahubwo baba baganira bafite ubugambo nyine nawe abameze nkabo wenda sinjya kubimushinja nabo ndi kubivugira we inde ngo iki komeza di ariko se we uwo mugabo yari kibasha ariko sha abagabo bari abakera abagabo ndakwiyamye turi abagabo my dear ndakwiyamye mu bagabo mvuze we nako mvuze mu uri nk'umuvandimwe wanjye umugabo se njye ko mandi kwivugira abagabo ibintu kuri bimeze numvikana ko Madiva yagizemo uruhare guteranya abana bakobwa ko yakuntu yamanajinze ibintu nabi kandi reka nkubwire ikindi kintu buriya reka nkubwize ukuri ntabwo uzaba umuntu mwiza ku bantu bose ngo bikunde sibyo iyo ushatse kwigira umuntu mwiza ku bantu bose iyo ushaka kwigira umuntu mwiza kuri uyu kwigira umuntu mwiza kuri uyu kwigira umuntu mwiza kuri ibintu byose birapfa mama wishyura nimugoroba Madiva byo icyaha kiramuhama ko yagonganishije abantu bitarigura nabi ariko kuri ruhande niyo wumvikana ko abakobwa bafitanye ikibazo baragifitanye kandi cya kera pani bya none ahancuta pani ibingibi kuko irumva wa mugani ni kwa kundi ko kuzura kaboze ni kwa kundi ukoma akantu ugasanga n'ubundi ukomye kuko urajya Madiva niyo Madiva uyu munsi yaza kwisobanura bikarangira ejo bazakomanira ahandi rero mureke tubirangize bivanga bigiye ku ruhande ibyo bintu birangire rero nuko tuza kubona nuko tukuza kubona Trisha abonetse ahangaha araboneka Trisha ninde niba Trisha ntuza Keza umugore wa The Trainer no mugore we wari umugore we ariko sha murabagome shushu ariko se ko Keza yitonda Keza ibintu nabije mate ko ari umuntu wishakira amafaranga wihasoringira abigeze mate kweri bro Kigali mu muzimu mpaka tumuvanye mu bigunda tugakubita nibwo izazama amahoro reka nze mbigenze niyo we kanuza kanore sigato yakageze kurangaye muri Kigali umva Diva niba ari Madiva Hello uranyumva ukoresha TikTok ndayikoresha zamuka ngwino kwa uzamuke hano urangize iyi ntambara wateye please hari icyo bitwaye binkorere zamuka wari iki cyangwa uri kuyibona injiramo urahita umbona ahantu undi uhite uza urangiza ibi bintu maringe nibyo byiza uko nabakari ese Muyango kataza wari ko twagiye turagiye sasa noneho abantu mumpere Madiva mumpereze link abantu yawe yagiye gukorera amafaranga ndapfuye ngera hamagara mumuhereze link ba nyiri ubwite bahageze kandi bahageze Madiva ko ntakubona liki yime na liki wa bayiguhaye dore abantu bose bagufunga ngo ba John basime bose bariguhereza link yifate yaruka nyaruka ngwino hano abakobwa baca inzara ngwino uca inzara abakobwa baraha ese we barimo ino mibare yanditse hano na amafaranga n'amafaranga mwese ngiye kumbona nta kintu koma karita hago sha baraje baguhe ushireho bashireho gazi mutapinge screen abaranga ubu Dibriana afite 2000 bibiri gusa se birari y'amadolari oya reka nagaruko babibara man abarimo n'amagift n'abafuka yari de kati bari kukumena umukobwa wanje bamwita Shadia mama lao Shadia byanze bavuze Shadibu nimukamuzane muri hano matike ariko se by'abantu bakobwa nta Shadia sari hano yusi Shadia niwe nuko afite amaze nyina arahari nuko bamuzane kandi yahageze ndi gukubwira muri ayo matiku yabo oya muri ayo matiku nyene yinje kubisuriza gusa none ntabwo uri kuri afishe we madam
Madame uri kuri kontra ntabwo uri kuri afishe. Madame va mu nzira ntabwo uri kuri afishe Nandiho none kukiva ngo waje kudusuhuza uje kudusuhuza warakoze cyangwa bagutanga none shati byaje guhana ntabwo bani bishanga warakoze madame ngo bamutaye ibishanga bihwaniramo amafaranga yari oya njye nagize ikibazo personnel none se nimpaka bibabwira ibyumba ndimo really okay kubera ko utakoze nuko muyango yagutaye ni ibibazo byanjye personnel ntago ari ukubera ko bana yahuze none se niwe utanga akazi muyango oya ntago ari muyango biguteranya na muyango mwibivuga nabi muyango na shadi bihuriye he muyango yavuze shadi ntago ari watanze akazi njye nahuye n'ikibazo cyanjye personnel none ibibazo byanjye personnel we muyango baramushakana ngo niwe nyiri ikibazo baramushakana muri komite muyango yagiye gukorera amafaranga bro uretse gato niwe nyiri ikibazo ariko niwe nyiri ikibazo ari yapotinze nyirabayazana waposize ntuzani keza Keza Teriski niwe wagaragaje ko afite ikibazo ari ikibazo muyango yigeze akubwira ko afite cyangwa ari ikibazo yigeze kuregera ko afite uzamura keza ntabwo arashya muri quest keza ngwino dushire ariko nkeneye Madiva niba ari Madiva mwamuhaye linki shiramo request niba ari Madiva nyirabayazana nashire muri request murebe ukoreshe account ibintu birakomeye yitwa nde mu ndebera ukuntu yitwa nyandika izina ryawe kuri WhatsApp ndebe ukuntu witwa niba yandikemo hano muri comment andika izina ryawe muri comment nkuzamure umva musharing ino live link arahiye Madi ndi kureba abazungu umva we mabere ya nyoko muri comment umenya ko ndi moderator ndaguhubuzamo cyangwa nguhohereze kwa nyoko bari ugenda mukorane live ku mamako ntagura bikora ntagura mutumura uretse gato nzamura uyu se niwe Madiva n'uyu wanditseho ngo Diva House Beauty yego niwe zamura uyu Diva House Beauty Diva Beauty none se ko atari gushya Diva House Beauty dore ngo uyu wanditseho ngo Diva House Beauty n'uyu ngo ariko si ntabwo arashyira muri request ngo mubone we murimo murasoma comment ko barimo gutanga imiti y'iki ziraryoshye biteye ubwoba none se wowe uri kumubona wamuzamuye nani ndi kumureba buretse gato abantu muri comment ko imiti mbona baba bayizira koko reka turebe dore yita ngo Brian kazi Diva umva Madi ongera andika muri comment tukuzamu okay ngo nimbango muyanga ataza ngo nakeza mu mureke ngo mwa comment koko biramureba nashaka za mutanga naza wagaragaje nta uri kumwinginga kuza aze cyangwa rore by'urugo bimeze bite tugiye ko uburetse ariko ibingibi ntuza keza uzamuke cyangwa ubireke ngo keza yasenye urugo yararusenye nyine arakina se ariko se Madi byananiye pe kujyaho reka turebe ubundi uyu Madiva ni ako we bura urugo rukomeye rusenywa gute okay Madi ngaho Diva so uyu nguyu tuganira n'abantu bari muri comment urugo ye rukomeye buri abarusenya gute reka twumve Madiva niba ari Madiva Diva Niwe nusa n'umwuka byaramwe. Va mu rusaku nibyo niwe. Bamwitira ukuntu agiye gusopanya abantu abadamu babiri madame. Madiva woya buretse fa Madi. Karanga. Kangabanye volume nayo ndara movie. Buretse ceceka ibya movie byiwarere gabanya televiziyo. Ninde kangabanye volume. Nimba kukuri umuntu w'umugabo. Niba kukuri umuntu w'umugabo pe udakunda amatiku ukunda ko abantu biyunga ukunda uri umuntu utegura ibitaramo hano mu iki gihugu uri umuntu ubukeneye runaka ugakenera nejo uzabakena nejo bundi kugira ngo nawe company yawe cyangwa serebo yawe yegere hejuru like ujye utumira n'abandi bantu simbizi kandi uri umwana mwiza ntabwo ujye unanirwa kumvikana n'abantu ariko Madi hano wateje ikibazo gikomeye Pecheka hagati ya Keza Teriski na Muyango sibyo Muyango bwa mbere aza gusinya contract uri kumva mujya kuvugana wari wamubwiye yuko Keza yarari kuri afishe Keza yarari kuri flyer yanyu ubundi reka mbere yuko mbasobanurira ni bande bariho
bose barahari nta muntu utari kukumva bose barahari bro reba hano ukurikiwe n'abantu ibihumbi Madiva nayo nikasagira reba abantu bakurikiye uri kuza kubaza bariho kugira bigende gute ntabwo uri kubona message Keza Teresa reka ngusubane ko wowe wagiruka kugira amahane reba abantu bavugira mu bashaka kugira amahane nawe ngusobanurire vuga ibyari byo byose ibyo uko byagenze si byose mushaka kumbaza so ngiye rero first of all aburi kuvuga baro ntabwo uri kubumva se buriya butuje gato twumve ibyavuga ngiye rero ibi bintu eka nje muri ibi bintu nta nubwo nari nanabizi pe kuno mubwira ngo nateje ikibazo sinari nzi ibintu byari ibibazo ngiye guselectinga umuntu tugomba gukorana turavugana tukumvikana kandi umuntu amindagura team iyo umuntu twakoranye tugakorana neza turongera tukaba twakorana kuno byagenze rero ngiwe ira event twagomba gukorera paddock urumva nagiye mba ngomba kwegera nyiraho hantu yuko ibyo byabanakeneye nanjye nka mu bitekerezo byabo ngomba gukoresha abantu ibihumbi bibiri mwatapinze screen bataza kutumanura abantu ibihumbi bibiri mwatapinze screen uretse Kotara icyo yavuga Kotara yagombaga kuba irimo muyango irimo kasfi irimo na yamana abo Kotara reka ndayireba irimo yamano na DJ Kaspi nabo bantu bagombaga gukora muri iyo kontra ni nayo Kotara twasinye n'umuntu bande ongera kubwira Kotara icyo yavugaga ndagusobanurira kontra icyo yavugaga yagomba kuba irimo Shadibu Kaspi na yamano nibo bagomba kuyikoramo nyuma yaho boss mukuru ko naga mu Rwanda dorera kumyutinze nago myutinze ko barimo baramamagara bakupe cyangwa baboroki ndangije ubwo ngubwo icyo gihe reka mishyize napfuye abantu ibihumbi bibiri n'ijana mutapinge screen ni muri benshi ikibazo gikomeye cyane ntabwo ari kunyumva muri kunyumva neza turakumva kabisa turategereje urumva noneho rero icyo gihe icyo umuntu bwo boss mukuru yahamagara avuga ngo ariko ndashaka ko washyiramo muyango arambwira ati nashaka umuyango yakiyongeramo arambwira ati nta kibazo ndaza kumuvugisha numva turadiringa nasima icyo gihe akimana no kumbwira nasima amagara muyango kakanya muyango itambi mu proposa tumvikana amafaranga tumvikana n'igihe izabera ambwira ko afite umwanya biba confirm bisobanurira ibyo ibyisabwa kugira ngo umuyango yitabirira event uwo bugabo nyiraho ngaho nawe tuba turumvikanye tujya gusinya indi Kotara ya kabiri urumva ngo ni ya kabiri iyo ngiyo iya mbere ari ihari yongeramo umuyango ubwo icyo gihe muyango igihe cyo gusinya mworeza draft ya contract areba abona nta kibazo araza turasa icyo gihe baje no gusinya ari kumwe na Jihad ndabyibuka turasinya turarangiza nyuma yaho muyango amara iminsi turimo arapostinga arambaza ese uzakorana nande ndavuga ati icyo umuntu muzakorana ni Shadibu yamano na DJ Kaspi okay sawa ako turimo turasinyana na muyanga yaje arambaje ngo se beso wawe ntago azaba arimo ubyumva ndambwira ati rero beso wanjye ntago turumvikana neza gusa ntago ari muri team ntago witwa gahunda yiwe ntago irafatwa besto ni inde abantu bafashe gahunda Besto ni inde Keza Teresa ndabwira ati gusa we ntago gahunda yiwe hari abafashe gahunda ni aba ngabo ni abazakora n'abantu batandukanye ndamusobanurira birarangira ngo turakomeza event nkuko bisanzwe byose bimeze gusa Keza nkaba narabwiye boss timo turakorana amasezerano icyo gihe nza kubwira boss ndavuga ati we iyi event twatimo turadiringa ku bijyanye n'amafaranga ndavuga ati event wowe nibigenda neza nige nazagukubita surprise nkakuzaniramo Keza namubwiye uwo ngo muri Amerika arambwira ati sawa muri Kotara ntabwo bya Keza byari birimo ko Keza azakoramo none icyo gihe tugiye gukora kontra duselecting ibintu tuzatanga byo kunywa muri kontra nyine abazaza nyine ibyo tuzagenda tubaha byo kunywa urabizi murabivuga Keza icyo gihe nibwo nahise mubwira ngo ngiramo na Keza turamutse tumushyizeho ku buryo twazamuha icyo kunywa ariko ntabwo mu masezerano ya paddock abo nzazana ntabwo Keza yari arimo hejuru we yari ari ahantu harimo icyo kunywa mu gihe ariko twazakofirma ko tuzamukoresha ubwo ibintu birakomeza noneho byenda kugera finali urumva
icyo gihe Keza twabaga turimo turavugana nambuga ngo nimba n'amafaranga nzamuha avance ariko nyine bitaraba nyine ko namuga nyine amafaranga nagaraboneka ndangije icyo gihe muyangaza kunyandikira message mubaza ibyo gupostinga arambwa gasemadu ubundi tuzakorana abandi mubona muhaye tuzakorana nibo bari muri contract harimo abo ngabo Keza we ntabwo nigeze mumubwiramo ko ntabwo yari ari muri contract ntabwo twari twanarangizanya nimba tuzakorana cyo tutazakorana ubwo rero Keza yagize ute yamamagaye icyo gihe habura nk'iminsi nk'ingahe ari nko kuwa mbere atari ku kabiri ambwa ati rero shama Diva reka nkubwire ninakora muri la event uzambabaje yarabanje arambaza madi subundi kutari mumubwira nimba sinya contract nimba bimeze gute kuko igene nakoze na draft narayimuhaye ndabwa ati ntabwo ndabona amafaranga yo kuguha sindamenya ngo shango ngenda abone ngira event ngo nazayikoramo niko mbibona ndabwa ati shananye ntabwo mbizi ko ntegereje amafaranga yo kunengo ubwo nyine nibitaba nta kundi nibwo yamamagaye ari mu kabira arambwira ati rero Madiva umva nkubwire ngo wanze kumushyira muri la event ariko ngo ninajya muri la event gushango nzaba mbabaye pe ngo byumve kuko wabipanze mbizi ngo nari ndetse kuvana mbere urumva wagomye nanjye kuma ku mafaranga ibyo ariko birumvikana urumva nkubwira ubwo narase mubwira ati reka umuntu abashaka amafaranga wese muri Kigali rega ndabwo ko ariko bite kuko narabona amafaranga we bakuva we ntabwo washaka ikiraka muceceke ndangize nasobanura igende ndeka amahoro nibwo rero namagaye mu boss wahariye ndavuga ati rero njye amuntu ngomba gukura amafaranga nagaraboneka kandi Keza twagomba kumushyira nimba twagombaga kumushyiramo wambwira icyo gihe bamaze kuvugana nawe ahita ambwira ngo Keza ntabwo yahuramo ngo Keza kuko umwana wacu muri paddock ngo agomba kuba ari muhariya muri show nta kibazo ndavuga ati ngiye kumwamwe nawe tumwandi ngo dusinyane contract n'ibisanzwe ubwo nibwo nahise nohereza Keza draft haburaga iminsi nk'itatu ndibaza kugira ngo yivete nahise nohereza draft Keza maze kumwohereza draft Keza turayisinya tumaze kuyisinya tumuhereza avance tukimara kumuhereza avance twamuhaye avance ari kuwa kane hashize isaha imwe gusa tukimara urumva twasohoye post kuwa gatatu ya Keza tuyishyira hanze nyine ndayipostinga n'iki urumva boss yari amaze kwemeza ashaka ko Keza azaza gukora muri event ngewe urumva ndinde yo kwita mbihakana mu gihe noneho yemere gutanga amafaranga ari ugiye no kuyatanga ubwo rero post yahise isohotse ijya hanze ariko mbere barimo baravuga ibyo bintu barimo baravuga ngo bya Keza ko hari umuntu ukorana na muzanura mu boss hariya batangiye kuvuga ku bya Keza ndabwira ati Keza na Muyango bagirana ikibazo kandi abakobwa bagirana ikibazo biragoye kuko Keza niwe wari warabimbwiye ko Muyango bashwanye bafite ikibazo ndabwira ati abakobwa bagirana ikibazo biba bigoye cyane kubahuza cyane ko ngiye urabizi ko ngurana n'abakobwa be bitandukanye numva abakobwa urabizi ni benshi nagiye nkorana nabo kandi bafitanye n'ibibazo kandi ngiye bitanye effect ko nago njya mu bibazo bitari byanyu ndabwira ati kubakoresha bizagorana ariko simbizi kuko Keza we ndabizi ko yakemera gukoramo Muyango hari ariko Muyango ntabwo mbizi ko yakemera gukora ahantu Keza ari ntabwo ngiye kuguca mu ijambo kubera ko ibintu ndangiza ubanze wumve uretse gato kugira ngo mbanze tugendere tuve mu rujo ntaza kukibagirwa ko ibyo bintu wari ubizi kandi wari uzi ko yasinye contract kubera iki wabwiye boss we ngo uzakora surprise yo kuzana Keza kandi uzi ko Muyango arimo kandi ubizi ko bafitanye bagirana ikibazo babikubwiye umva ibyo umva impamvu navuze ngo nzamukorera surprise muzeremo Keza urumva twari turimo turadiringa mu kudiringa kuko ndubudiringa n'umuntu urumva kuko hari muri show hari n'abantu bagiye bakoramo batari barimo nka Kalifani yakozemo atari ari muri event iyo nge ndimo ndategura event mbashaka ko event yanjye igomba kuba big bivuze ngo habari list y'abantu banaratekereje ko nshobora kongeramo nubwo twaba tutaravuganye nabo ngabo ariko abo bantu biterwa na discussion impamvu natinze gushyiramo Keza ngewe nkanga kubidesida kugeza ubwo uriya mu boss ariwe bidesize niko ngira nzi ko Keza afitanye ikibazo na Muyango nanabibonaga neza ko ngiye nazigira mbishoramo ibyo bintu nakubwiye ko impamvu uwo boss wo muri Amerika niwe wemeye ko niwe wahise uvuga wa confirmye ngo Keza agomba kuba arimo ngo gute Keza batari muri la event kandi bamaze kuvugana na Keza kandi rero wamubwiye ngo uzamukorera surprise yo kumuzanira Keza ibyo bya surprise ko byari bya none nimba event iburo minsi ibiri umunsi umwe cyangwa iminsi ibiri ngibe nta kintu ndakora ubwo urumva ngiye ndinde kujya gufata umuntu nkajya kumushyiraho habura iminsi ibiri ngiye no kuvuga ngo dine n'amazi kubera ko nazamukoresha komeza point twumve so ndangije rero icyo gihe ikintu cyose kiba n'iki ikintu cyose kiba nuko twasohoye post ku gatatu mu gitondo turapostinga maze kuyipostinga tubana korabo bose turana korabo ko mfite abasore bagiye baba bishinzwe baba korabo bapostinga ko babana bataga ingano hose
ubwo rero kuwa kane Muyango amamagaye rero mu masaha 10 arambwira ngo umva Madiva umva nkubwire urabizi njye nawe turakorana nta nibazo tujya tugirana Keza njye nawe dufite ikibazo ntago dukundana nta nubwo nanamukunda kubera ko ngewe ibyo yankoreye mu buryo bwanjye bwo kurinda umutekano wanjye bitewe nuko umuntu dufite ikibazo ntago nakizera ahantu ari kurumva simukunda kandi dufite ikibazo kandi kiranakomeye noneho kiri no ku rwego rwo hejuru nta nubwo ari ikibazo gisanzwe ati kuva umutekano wanjye ngewe ntago naza muri Iveti Keza rero ubwira muvugana n'ababosi murimo murakorana amasaha 3 mu maye gisubizo kuko menye nimba nzaza cyangwa nazaza menye nimba nkomeza gupushinga Iveti cyangwa nazayipushinga kuko Muyango yambwiye ngiye kansubiza Muyango gutya wahise umusubiza wiki vuga ibyo wamusubije ko twari turi kumwe na Muyango kwamagana reka nyine nsubize nose niwo nsubirize reka nsubize nese mbwira Muyango nabwo ati Muya ndabizi neza ko ufite ikibazo na Keza Dori ndabizi kandi cyane kandi Keza n'ubundi ntago yari ari muri plan yinjiyemo nyuma rero bivuze ngo wigira ikibazo ndabisobanura ababosi cyane ko nene nabibabwiye ko we na Keza mugirana ikibazo nabyize neza ko wakora ahantu Keza yakorera bivuze ngo we komeza gahunda yo gukorana nanjye no gukorana natwe ndabizi ko abantu bari bubyumve cyane ko nene nabibabwiye na mbere ikintu ndi bukore ndaje mbibasobanuriye nta kintu arangije hamwe okay nta kibazo tunongera ni hamagara Muyango maze kuvugana n'uwo umupartners mama ukorana n'uwo waho ngaho nitambe musanzwe ati Muyango aramamagaye ambwiye ko atakorana Keza ari bitewe n'impamvu zabo we arambye ngo niye impamvu sigo nikiye kibazo cyatuma babuze umuntu yagukorera ahandi kandi babaha amafaranga bose ndavuga ati rero ibintu by'abakobwa nge simba mbizi gusa icyo nzi cyo nuko nzi ko Keza yambwiye ko afite ikibazo yagiranye ikibazo na Muyango ariko sigeze ambwira details sinigeze mubaza details na Muyango rero ambwiye ko atakorera ahantu Keza ari kuko nawe ntabwo ugeze ambwira detaye n'ibibazo bagiranye gusa mbwiye ko mu buryo bw'umutekano wewe ataza ahantu hari umuntu batari inshuti batavuga rumwe kandi Keza na Muyango babaye inshuti uri bafite ibyo bapfuye ntabwo wabimenya ubwo nibwo mu mama yasabwe ati oya nta kibazo dukeneye n'ubundi Muyango n'ubundi Keza ntabwo yari plan yajemo nyuma we ntabwo yari ari muri gahunda nta kibazo turaza kumuvugisha turebe ko wenda tugarurira dusubiza amafaranga twamuhaye niko ngo mama yavuze itamamagara Muyango itamubwira ati Muya Dori byabaye confirm ntugire ikibazo Keza tukazana naramuhamagara ngo ati byabaye confirm ntugire ikibazo Keza ntago azakoramo komeza event nabibwiye n'ababishinzwe ba boss baba babyumvishe cyane ko bari babizi ngo yoko nta kibazo aho ni sawa ubwo nibwo Keza yahise aza kundeba ku kazi nangiye kumukora amalashes ngo ndimo ndamukora nibwo namusanga ngo ati rero Keza twagize ikibazo gikomeye sasa ni iki ati Muyango yavuze ko atakorana nawe atakukunda kandi mwashwanye kandi bitari byiza mu buryo umutekano bwe tutakorera hariya ntabwo ati kandi rero urabyumva already ugomba kugira uti ngomba gukoresha Muyango ntago najya kugira Keza nubwo yarigeze atera n'amahane nganavuge n'ibintu byinshi cyaje kumbwira ibintu byinshi twaze twivugira ku mafaranga arambwa ngo gusibye amafaranga maze nabwo turayagura arambwa ati ntago bishoboka nasinye contract narapostinze ntago byashoboka ubwo nabwiye Keza nabwo ati Keza kandi byiza udateye amahane kugira ngo utajya kwangiza event yanjye bikaba bibi kandi nawe urabizi ko hari ahantu wakorera ugasanga nawe byakugiraho infect kuri bari abantu ugasanga batangiye kubona ko nawe uri umuntu utumvikana ngo Keza twakomeza tubiganiraho birebera ibiki byose ambwira ati gute se kuki tutagenda ndavuga ati ibyo ntabwo mbizi nibwo nafashe ndi mu modoka na Keza turi kumwe twatuma turajya mu mujyi ndavuga ati kamamagare Muyango numve ko hari cyahinduka byibuza tukaba twakorana namuhamagaye ndi kumwe na Keza turi mu modoka mamagara Muyango ndavuga ati ndimo ndavuga ku bijyanye na noza na Keza ubwo nibwo Keza yashatse kundi codinga ashaka gufata telefone ngandi codinga ndavuga ati Keza nagwa ndi codinga nago bibaho reka mvugane na Muyango twumve icyo atekereza itafata telefone ndayimwambura mbwira Muyango ndavuga ati se Muya ntago byashoboka ko we na Keza mwakiyunga kubona ko mwese muri kariyeri ishaka amafaranga kandi iyo abantu bashobora bari muri kariyeri mwese murimo muri yangiriza nkuko yenda Keza abuza akazi bitewe nawe niko nawe ejo wabura akazi bitewe nawe ikibazo cyanyu ntabwo byashoboka ko byakunda ko mwakiyunga nubwo Muyango yambwiye ati Madi ntabwo ari nge wateje ikibazo ni Keza wateje ikibazo kandi ikibazo arakiza bivuze rero ngo mu gihe umuntu adashaka kugaragaza ko agomba gukemura ikibazo gihari ngewe ntabwo nagira ute ntabwo byashoboka rero ko umuntu nibwo navugaga mvuga ngo Keza gusaba imbabazi Keza nawe ukabona gusaba ntabwo ati Keza gutema nambwe akaza kugusaba imbabazi mukarangiza ibintu ukava mu nzira si byarangira Keza ukabona ibyo gusaba imbabazi nabishaka
ubwo turangiza gutyo twivugana ni ku byacu birarangira. Ndangije turi mu mujyi ahantu Keza twari turi gukorera, twari turi hanze, naje nambwira Keza, nambwira tumba ngubwire Keza, amvuga ngo nyine ngo nawe araza kumwataka nkuko no yamwatatse n'ibyo, ndambwira tumba ngubwire Keza, ibintu byo kugenda mushyirana hanze mwese bizabagiraho ingaruka, ari wowe hari mu yango, ibyo mwumvisha ngo mufite ama voice note, mufite ibimenyetso n'ibiki byose, ibyo ni ibibazo muraba mugiye kwishyira hanze. Njyewe inama nakugira mwiyunga. Kaza kambwira ati sundi kuki wajya ku ruhande rumwe, kuki wataza kundeba, nibwo nabwiye Kaza ngo reka Yvette irangire, njye nzahamagara mu yango ku wa mbere, nawe ngo uhamagare ndebe uburyo njye nabahuza, byibuza mwiyunge, nibwo mutabishuta ubushuti mubwihorera, ariko ntagire uzabanira undi mu kazi, kuko njyewe nk'umuntu utegura Yvette ejo nshobora kubakenera biri ngombwa baba bantumye, icyo gihe rero mbabuze icyarimwe njye nabamuntu, turebe uburyo icyo kibazo cyakemuka, ariko ndagusabye ntuze gushyira hanze ibyo bintu, ntuze gukora ibyo bintu byose, kuko ntabwo ari byiza cyane, kuko nawe yakugiraho ingaruka. Keza nkabona arabyumvishije, byari bushyire hanze, urumva Keza nkabona arabyumvishije, urumva bafite ibyo bapfa, kandi ibyo bapfa buriya bafite buri wese avuga ko afite ibimenyetso, urumva njye simbizi sinabyumvishije, buri wese avuga afite conversation yawe na Muyango. Noneho ndangije ikintu cyabaye n'iki, ikintu cyabaye nuko icyo gihe twaratandukanye, ngenda gutegura Yvette byose bimeze neza, Keza na poste ngabwira Kaza abwira n'abantu bakaza, n'ibintu byari amahoro mu by'ukuri. Na Muyango mubwira ko nta kibazo, na Keza ndanamubuza ntuzaza muri Yvette ko Muyango nashaka ko nahaza, ibyo byose bimeze neza. Nibwo nagiye kubona mbona saa 4 screenshot baranywereje Keza poste. Mu by'ukuri nanjye nabahedese, kuko urumva ko numvaga umuntu namubwiye, tumubwiye ko ndibuze gushaka n'uburyo ikibazo cyabo cyakemuka. Mu by'ukuri mvugana na Muyango, nanumvaga ko Muyango, narabibwiye Keza ndavuga Muyango uryo twavuganye, numvaga ko Muyango afite umutima kuba ibyo bintu yababarira, ariko Muyango narabwiye Keza ndambwira ati Keza nawe wabyumvishe Muyango muhamagara, Muyango yarababaye bitewe wenda n'impamvu